Bakunzi b'Inkomezi TV, ndabaramutsa mu izina rya Yesu. Amazina yanjye Nuwizeyimana Onesphore, ndi umushumba wa Paruwase ya Sumba muri ADPR, karere ka Nyamagabe muri iyi minsi. Ndashimira Imana impaye uyu mwanya kugira ngo nganire namwe ijambo ry'Imana, mbagezeho icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Reka tubanze dusenge. Mu izina rya Yesu Mwami, ndagushimira uyu mwanya uduhaye kugira ngo dutambutse ijambo ryawe. Ndagusabye kugira ngo dushyigikize imbaraga zawe z'umwuka wera, kandi abazaryumva bose rizababera umucyo umurikira ubuzima bwabo bwa Gikristo, kugira ngo bazagera ahuri. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, igice cya 4, turahera ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 23. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. 24. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Umutwe nahaye aya magambo somye, kandi icyo nkeneye kuganira namwe mwese mu nyumva kandi mu ndeba, ni ugusenga kwiza cyangwa se gusenga uko bikwiriye. Ushobora kumbaza utese birigwa, bikeneye yuko gusenga tubyiga tukabyigishwa. Ntabwo twaba tubaye abambere babyize, kubera yuko hari n'abandi bakeneye kubyiga mu bihe byatubanjirije. Ni byiza yuko natwe twiga gusenga. Ikintu cyose umuntu akora neza nuko aba agifiteho ubumenyi. Ntabwo ushobora gusenga neza igihe utabifiteho ubumenyi. Yesu yabyigishije muri uyu mwanya amaze guhura n'ikibazo gikomeye cy'uyu mugore wari umaze kumubwira yuko bo basengera ku musozi yari ariho, kandi Abayuda bo bagasengera i Yerusalemu. Niko uwo mugore yari abizi ko gusenga ari kuri uwo musozi, kandi abizi ko Abayuda bo basengera i Yerusalemu. Ariko Yesu ashaka kumukura ku bumenyi yari asanzwe azi ku masengesho yo kuri uwo musozi no ku masengesho yo muri Yerusalemu, amushyira ku masengesho y'ubundi buryo, amumenyesha ubundi buryo bwo gusenga, ari bwo bwo gusengera mu kuri no mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga rero ngo abantu bamwe ntibatekereza ko byigwa, bagira ngo barabizi, ariko uko babimenya ugasanga babifashe nk'aho gusenga ari ukubwira Imana ibyo ikora, kuyitegeka ibyo ikora, kuyigisha ibyo ikora, kuyiha umurongo igenderaho. Ndaza kugerageza kubaha ingero zimwe na zimwe z'amasengesho dusenga, naho umuntu yaba atari umunyamasengesho wabigize umwuga nk'uko bamwe babivuga. Hari amasengesho atabura mu buzima bw'abantu, cyane cyane abakristo. Barasenga iyo bagiye kurya, barasenga ngo Mana turagushimira ko tubonye ibyo kurya. Hanyuma kenshi bagasabira n'abandi batabibonye, ugasanga ni nk'aho batumye Imana kugaburira abandi batabibonye, abandi badafite ibyo kurya. Ariko Imana igaburira abadafite ibyo kurya iciye mu babifite. Rero igihe cyose usenga, igihe cyose usengera ibyo kurya, igihe cyose ushimira yuko ubibonye, igihe cyose wongeye isengesho ry'uko hari abatabibonye Imana ikwiriye kugenderera, ni wowe nta wundi ubagaburira, nta wundi ubasanga. Kuko Imana uburyo ibasangamo, uburyo ibagaburiramo, ni wowe inyuramo, ni wowe wicamo, ntabwo ica mu wundi muntu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza.
hari amasengesho menshi dusenga ugasanga nayo gutuma Imana ibyijya gukora, kandi rimwe na rimwe ugasanga turayituma gukora ibyo twebwe twakagombye kuba dukora, gutunganya ibyo twebwe twakagombye kuba dutunganya. Urayibwira uti sura n'abarwayi kwa muganga. Imana ntabwo ari izasura abarwayi kwa muganga, ni wowe ituma, ni wowe izabihembera, ni wowe ubifitemo umugisha. Niyo mpamvu nusenga ukibuka n'abarwayi, ukibuka ko basurwa, ukibuka bari mu nzimbohe, ukibuka ko basurwa, nta wundi ugomba kubasura ni wowe, nta wundi ugomba kubikora ni wowe. Niyo mpamvu amasengesho yawe ukwiriye kuyahuza n'ibyo ukora wowe, ntuyahereze gusa mu gutegeka Imana ibyo ikora. Imana idufashe cyane kandi Imana itugire neza. Usanga abantu basenga, Mana ngiye kuryama undinde, ubwo turugo rwanjye, ni ukuvuga ko ukeneye kwirara hanze, ariko wowe ugiye kuryama, wowe ugiye gusinzira. Ukeneye kwiba amaso ikarara ikanuye, wowe ugiye gusinzira. Ukeneye yuko iguma mu mbeho hanze, wowe ugiye mu nzu. Rimwe na rimwe ukanayibwira uti undebere n'imyaka yo mu murima, undebere n'amatungo yo mu kiraro, undebere n'ibigori nahinze mu kabande. Aho hose Imana ngo ihajye, imvura nigwa nayo inyagirwa, imvura izuba imbeho niba nayo ikonje, ariko weho ngo waryamye. Ese utekereza yuko niguma mu kiraro ikarinda amatungo yawe, cyangwa ikajya mu kabandi ikarinda ibigori wahinzeyo, cyangwa se ikaba mu myaka yawe nyuma y'urugo, weho waryamye wasinziriye, niki wongeraho usibye kuyibwira ngo ibikore, usibye kuyibwira ngo ibigenze neza? Kandi Imana yo kabyara ikabigenza neza ikabitunganya. Weho uba wumva hazakurikiraho iki? Dusenga Imana tukayibwira ati Imana mpakazi, numakazi, nungirira neza. Ese wongeraho iki iyo ako kazi ukabonye? Kuko ibyo dufite byose, ibyo dusaba Imana byose, ibyo tubwira Imana byose, nibyo dukoresha twubahisha Imana. Imana idufashe cyane kandi Imana itugire neza. Rero gusenga ntabwo ntekereza ko ari ukubwira Imana ibyo ikora gusa ngo bibe ariho bigarukira, ahubwo bigomba gufata n'izindi dimension, bikagera no mu zindi mpande, bikaguka bikagera kure cyane, aho umuntu asabana n'Imana, bikamuhindukira gusabana n'Imana. Kandi impamvu ari ngombwa yuko tubyiga tukabimenya, nuko gusenga ari urufatiro rw'ibintu byinshi. Gusenga iyo bipfuye, iyo bipfiri, iyo bipfaniraniye abantu mu gusenga, ibintu byinshi birabapfana. Kandi gusenga ni intwaro, nta ntwaro rero ikoreshwa umuntu apfuye kuyiterura ngo ayikoreshe. Bigomba amahugurwa, bigomba amasomo, bigomba kwigwa. Niba rero ari intwaro, gusenga ari intwaro, ntabwo tuzi ibya gisirikare uko bikwiriye, ariko uko tubyumva iyo habonetse ibikoresho bishyashya mu buryo bwaba ari mu buryo bwa gisirikare, ni byiza yuko bahugura, ni byiza yuko byigwa. Kandi si no mu gisirikare gusa, ibikoresho byose bishyashya by'ingenzi byabonetse mu murimo runaka, bisaba yuko abantu babyiga, abantu bahigurirwa, hanyuma bakamenya uko bikoreshwa. Imana idufashe cyane. Gusenga niba ari urufatiro rw'ibintu byose dukora mu buryo bwa gikristo, ni ngombwa yuko tubyiga, ni ngombwa yuko tubisobanukirwa, ni ngombwa yuko tubimenya, ni ngombwa yuko tubimenyeshwa, hanyuma umuntu yabimenya akabikora uko bikwiriye. Rero nk'uko nari mbivuze, gusenga bigomba kuva mu rwego rwo kubwira Imana ibyo ikora no kuyitegeka ibyo ikora no kuyiyobora inzira no kuyigisha, ahubwo bigafata ubundi buryo bwo gusabana n'Imana, ugasabana nayo. Kandi gusabana bisaba ibintu nka bitatu by'ingenzi. Gusabana bisaba guhura, ntabwo wasenga Imana nta hantu mwahuriye. Kandi gusabana bisaba kumarana umwanya, ntabwo wasenga Imana udafite umwanya, bisaba umwanya. Gusabana bisaba gusangira, ntabwo wasabana n'Imana n'abantu abo dusabana. Tushobora gusabana n'umuntu mudafite icyo musangira. Kenshi ushobora kuba ufite icyo umuha, ukaba ufite icyo umukuraho, cyangwa se nawe akaba afite icyo aguha n'icyo agukuraho. Ariko gusabana bisaba guhura, bisaba kumarana umwanya, bisaba gusangira. Imana idufashe cyane. Niba tugomba kuba abantu basenga Imana, tugomba kumenya yuko ari muri ubwo buryo, ni uguhura, ni ukumarana umwanya, ni ugusangira. Hari ibyo dufite,
hari ibyo ushobora kuba ufite wagombye kubuyiha, hari n'ibyo yagombye kubiguha mu mwanya wayo, mu rwego rwayo. Imana idufashe cyane. Yesu yahamagaye abarushye n'abaremerewe, aravuga ngo nimuze musange ndabaruhura. Ni ukuvuga yuko natwe dufite ibyo duha Imana. Dushobora kuyizanira ibabaro yacu, tuyizanira ibikomere byo ku mutima, tuyizanira ibibazo byacu, tuyizanira ingorane zacu, tuyizanira n'ibyaha, yewe tuyizanira n'ibicumuro, tuyizanira n'intege nke. Hanyuma Imana nayo muri ubwo buryo ikaba yiteguye kugira ibyo iduha. Imana idufashe cyane. Iyo utaremera kugira ibyo utanga, kandi iyo utaremera kugira ibyo wakira mu byiguha, uba utaragera mu rwego rwo gusenga nk'uko bikwiriye. Kandi ndagira ngo mbonereho uyu mwanya mbamenyeshe bike cyangwa mvuge bikeya mu byo nabonye ntekereza yuko bari ibimenyetso by'amasengesho meza cyangwa se byo gusenga kwiza. Icya mbere, nabonye gusenga kwiza gutera umuntu kuryoherwa n'ibyiza by'Imana. Ijambo ryayo rikakuryohera, gusoma ibyanditswe byera bikakuryohera, agakiza wahawe kakakuryohera, gukorera Imana bikakuryohera. Amasengesho umumaro wayo agutera kuryoherwa, agutera kwishimira, agutera kunezererwa mu Mana, agutera kuryoherwa n'ibyayo, agutera kuryoherwa n'abantu bayo, agutera kuryoherwa n'ijambo ryayo, agutera kuryoherwa n'ibyanditswe byera, agutera kuryoherwa no gusoma ibyanditswe byera no kubisobanukirwa, kubera yuko usenga neza. Gusenga rero nk'uko nari mbivuze bitera umuntu kuryoherwa n'iby'Imana. Hari amakuru numvise n'umuntu umwe ngo wagiye gusenga, kandi ndanamuzi no kumumenya ndamuzi, kandi nimuvuga na benshi baramumenya, ngo yagiye gusenga. Ajya gusenga yarajyanye inka mu gasozi, hanyuma ngo yiherera ahantu ngo asenge, asiga ngo atumye umwana umubyeyi aramutumyemo, hanyuma agiye arasenga araryoherwa, arasenga aranezerwa, arasenga aryoherwa no gusenga, aryoherwa no kuba imbere y'Imana. Hanyuma ngo iminsi 3 ishize agaruka asa nk'ugize ngo ni wa mwanya yaragiye ku gasozi gakeya, ngo agaruka abaza amakuru ya wa mwana. Abandi nabo baravuga ati rega twarakubuze, nawe ntiwamenye uko byagenze. Ariko ngo niki Imana yashatse kumwigisha. Ariko icyo nashatse kuvuga nuko yaryohewe. Bene data, iyo dusenga neza bidutera kuryoherwa no kuba imbere y'Imana, bidutera kwishimira kuba imbere y'Imana, bidutera kunezererwa kuba imbere y'Imana. Hari umunsi umwe nanjye nafashe akanya gatoya ngo senge, kandi numvaga ari gatoya koko, ndetse hari n'igihe kitari cyiza, hariho na couvre-feu, igihe abantu bategetswe icyo bagomba gutahira. Hanyuma niherera ahantu ngo senge, ndasenga ndaryoherwa, ndasenga ndanezerwa. Numba cy'amasengesho twari inzega mu gihe cyo hambere, mpita n'imodoka y'abashinzwe umutekano. Barambwira bati uvuye hehe? Ndavuga nti mvuye mu rusengero, mvuye gusenga. Bati jya mu modoka. Bati ubu ngubu ni gihe ki? Ndavuga nti nta saa mfite, ariko burije rwose burije. Bati ngwino urebe mu modoka. Ndeba ku isaha mu modoka mbona ni saa 7 n'igice za nijoro. Barambwira bati jya mu modoka tugende. Ndabigiga ni nyabona ni mumbabarire. Bati jya mu modoka tugende. Ndababwira ni nyamara namwe byababaho. Nagiye gusenga mbizi yuko amasaha umuntu aba yatashye ari saa 3, ariko namwe byababaho, nasenze ndaryoherwa, mumenye yuko namwe byababaho, mwaryohewe namwe amasaha yabashirana mutabizi. Barambwira bati tugende, nuko banyuriza imodoka baranjyana nyine mu kazi bari barimo, kugera kuri Nyungwe. Twagarutse mu rukerera, bangaruye nyine bageze Izega barahagarara mvamo. Ariko menya yuko icyatumye nica ubwo buryo byatewe no kuryoherwa nkarenza urugero rwari rugeni. Kuko yaba naryohewe neza, nari kuryoherwa nkibuka yuko saa 3 ariho couvre-feu itangira, abantu baba batashye, ariko naryoherwe ndeza amasaha duhura ari mu masaha 7 n'igice. Imana idufashe cyane. Nashatse kuvuga yuko ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko usenga neza nuko uryoherwa n'ibyiza by'Imana. Imana ishimwe. Icya kabiri, gusenga neza, gusenga kwiza kuzagutera gukurikiza amategeko y'Imana, kuzagutera kwemerera Imana kukunyuzaho ishaka. Hari abantu bamwe babaririmbyi
umuyobozi wabo hari umunsi yari arimo abatumira mu masengesho, hanyuma bagiye kumubwira baramubwira ati twe ntabwo turi abanyamasengesho, turi abaririmbyi, ntabwo turi abanyamasengesho. Ariko icyo nari nshatse kuvuga nuko gusenga neza kuzagutera no gukora iby'Imana ishaka. Iby'Imana ishaka gukora bizatuma ubikora. Gukora iby'Imana ishaka gukora uzabigendanisha no kureka iby'Imana ishaka ko ureka. Gusenga kwiza kugutera gukora, gusenga kwiza kugutera kureka. Gusenga kw'abantu kudatuma bareka ibyo bagomba kureka, kudatuma bakora ibyo bagomba gukora, uko gusenga ntabwo kuba kuzuye. Ndagira ngo mbabwire, iyo usomye muri Mariko igice cy'icumi uhereye ku murongo wa 17, ntabwo ndi busome, ariko ndavuga amakuru y'umusore waje wirukanka ngo yari umusore w'umutunzi, ngo araza yirukanka asanga Yesu, ngo aramubwira ati mwana nkorene ngo ndagu ubugingo buhoraho. Nuko Yesu mu kumwigisha, urumva uyu muntu yari afite isengesho ryiza. Umenye yuko amasengesho abakristo benshi dusenga tuba dufite ibibazo by'ubuzima byatugoye, ariko ntabwo cyari ikibazo cy'ubuzima, yari afite ikibazo cy'icyo yakora ngo aragu ubugingo buhoraho. Mbega amasengesho meza, nkorene ngo ndagu ubugingo buhoraho, nicyo cyifuzo yari afite, nicyo kibazo yari azanye imbere ya Yesu. Ariko Yesu ngo agiye kumubwira, ngo aramubwira ngo genda ugurisha ibyo ufite, hanyuma ubihe abakene, uzunkurikire ubone ko umwigishwa wanjye. Hanyuma wa musore w'umutunzi ngo arahonga mu maso, ndetse arababara agira agahinda, ngo agenda ababaye. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo biragoye ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana ngo kuruta kw'ingamiye yakwinjira mu izuru ry'urushinge. Ibyo si byo nashatse gusobanura, ariko icyo nari nishatse gusobanura nuko uyu musore yaje afite amasengesho meza, ariko aza atiteguye gukora icyo asabwa, atiteguye gutunganya icyo agomba gutunganya, atiteguye gukora icyo agomba gukora. Ndagira ngo mbabwire yuko amasengesho meza agutera gukora iby'Imana igushakaho, agutera gutunganya iby'Imana ishaka yuko utunganya, agutera kuboneza iby'Imana ishaka yuko uboneza. Ndagira ngo mbabwire yuko abakristo benshi ntabwo bazi guhuza amasengesho yabo n'ibikorwa byabo. Ushobora gusanga bafite amasengesho menshi, ariko bakagira ibikorwa bikeya, bakagira imirimo mikeya. Gusenga tugira magambo menshi, ariko ibikorwa iyo bigeze mu rwego rwo gukora ntabwo byorohera abantu. Sinzi, nagiye mbona abantu bamwe twagiye dusengana mu buryo butandukanye, ukamenya yuko afite ikibazo, ntuzamenye yuko ari no mu gisubizo. Amasengesho ndagira ngo mbabwire yuko atera umuntu guhuza amasengesho ye n'ibikorwa bye. Abakristo benshi bagira amasengesho meza, ntibagire ibikorwa byiza, bagira amagambo meza mu masengesho, ariko ntibagire imirimo myiza. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko gusenga neza bizatuma uhindura imyifatire, uhindura imitekerereze, uhindura imikorere, uhindura imico. Hanyuma imico, imigendere yawe, imikorere yawe, imibereho yawe ikaba imibereho ihimbaza Imana usenga. Imana ishimwe. Rero mu bukristo bwacu turasabwa guhuza amasengesho yacu n'ibikorwa byacu, turasabwa guhuza amasengesho yacu n'imirimo yacu. Imana iduha umugisha. Icya gatatu, gusenga kwiza kuzagufasha kurangiza neza inshingano ufite mu mirimo yawe. Gusenga neza, niba ari ahantu utanga serivisi, niba hari ahantu ukora akazi mu kigo runaka cya leta cyangwa cyigenga, niba ari ahantu ukora umurimo w'Imana mu rusengero, niba mu by'ukuri ufite amasengesho meza, niba ufite gusenga kwiza, bizagaragarira aho ukora, bizagaragarira kuba mukorana. Ibimenyetso byabyo bizakugaragaza no mu buryo utanga serivisi, mu byo ukora.
Imana idufashe cyane. Gusenga rero kwiza bizaguha imbaraga zo gukora ibyo ugomba gukora mu buzima bwawe, mu muhamagaro wawe, mu kazi kawe, kugira ngo amasengesho yawe adahinyurwa, kugira ngo amasengesho yawe adasuzugurwa, kugira ngo amasengesho yawe adateshwa agaciro. Azaheshwa agaciro, amasengesho azaheshwa agaciro n'ibyo ukora. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko ubundi gusenga nidushaka turamutse tugufashe nk'urufunguzo, urufunguzo ubwarwo ntabwo ari rwo rugira umumaro, ahubwo ikigira umumaro niyo urukoresheje icyo rukora rero urufunguzo rurakingura, rwakingura abari hanze bakinjira cyangwa abari mu nzu bagasohoka. Rero amasengesho nicyo ngicyo akora, nicyo ngicyo, nuko nguko dukwiriye kuyatwara, dukwiriye kuyafata nkaho ari uburyo bwiza bwo kudufasha gukora no kurangiza imirimo yo mu nshingano zacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo gusenga bigomba kuba imbogamizi y'ibyo tugomba gukora, ndetse nta nubwo bigomba kutubera umwanya wo kurangara ngo tudakora ibyo tugomba gukora. Abanyarwanda baca umugani bakavuga ngo wambariza Imana kwishiga ikagusiga ivu. Niki baba bashaka kuvuga? Baba bashaka kuvuga yuko kuyisenga ni byiza, kuyibwira ni byiza, ariko kuyibwira ntibikubuza gukora ibyo ugomba gukora. Ntabwo kubwira Imana, gusaba Imana yuko ikiza umurwayi ntabwo bikwiriye kumubuza kujya kwa muganga. Gusaba Imana umugisha, ukavuga uti Imana mu umugisha, ntabwo bigomba kukubuza gushakisha icyo wakora. Niba warayisabye umugisha, ukavuga uti Imana umugisha ubuzima bwanjye, umugisha imibereho yanjye, mbese izayiguhera kuki? Izayiguhera mu byo ukora, mu byo uzagerageza gukora. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Iyo usomye Gutegeka kwa 2 igice cya 28 umurongo w'8, hari aho Uwiteka abwiraga ubwoko bw'Abisirayeli ikavuga ngo Uwiteka Imana azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Ni ukuvuga wasenze Imana uyisaba umugisha, ariko umugisha uzaba mu bigega byawe. Ni ukuvuga ko ari wowe wubaka ibigega, ni ukuvuga ko ari wowe ugira icyo ukora, hanyuma Imana igashyiramo umugisha. Kandi ni wowe ugerageza kugira ibyo ukora. Ni ukugerageza. Impamvu byitwa kugerageza ni uko ubikora utabizi, ariko byibuze ukagira icyo ukora. Rero niba warasenze Imana ukayibwira uti mu mugisha, gerageza. Icyo Imana izaguhera mu mugisha ni iki? Orora inkoko, orora urukwavu, curuza inyanya, curuza imboga, kimwe n'ikinanira, gerageza ikindi. Ariko niba uvuga uti Imana izamu umugisha, izawuguhera mu byo wakoze. Ariko si nibyo byonyine, niba urushaka akazi gashakisha. Naherutse kuba ndimo nganira n'umuntu ambwira ati rwose mfite icyifuzo cy'akazi. Ndamubwira ntese wadepoje hehe? Ambwira ahantu ngo bari batanze akazi, ariko arambwira ati ntabwo nadepoje, akazi kari gafite uwo kagenewe. Ndamubwira nti nicyo nacyo ndagira ngo kigugure. Uwo nguwo wibwira ko kagenewe ni umuntu ashobora gukora ikizami akanagitsinda, hanyuma igihe cyo kumuhamagara ngo azakora akazi akaba yiboneye akandi gashobora kuba kakaruta, akaba ariko ajyamo, we bakaguhamagara uri uwa kabiri, wari uwa kabiri cyangwa wari n'uwa gatatu. None se nta dosiye yawe yari irimo bazaguhamagara bate? Nani mbwira abakristo nimugerageze, murasengera akazi ari nimudepose ahantu hatandukanye, babahamagare mukore ikizami, hamwe we gutsinda ahandi uzatsinda. Kandi rero ndagira nkubwire yuko hari naho bazaguhamagara atari we wari uwa mbere, ariko uwa mbere hari ukundi byagenze kuko Imana yakaguteguriye. Ese nibuka hari igihe kimwe nagiye kwaka akazi ahantu, noneho turicara dutegereje ko baduha ikizami. Aho twicaye dutegereje, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo kebuka ubarebe. Ndakebuka ndabareranganya amaso aho turi kumwe tugiye gukora n'ikizami, ndabaragiza. Ijwi rirambwira ngo ntabwo wabarusha, ntabwo wabarusha pe. Ndavuga nti koko mwami ntabwo nabarusha. Atari ku icyatumye nkuzana aha ngaha kwari ukugira ngo ngusinyire bwa nyuma yuko nguhaye aka kazi. Naratangaye, nasigaye mbabajwe nuko abo turi kumwe bakabuze, ngewe nkaba nkabonye. Kandi icyatumye bimbabaza nuko twari twaganira umwanya munini, nkumva bamwe akazi bari bafite bagateshejwe no gukurikirana ko ngako,
ngiye kubajyana. Yemwe bavandimwe, Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Nari nshatse kuvuga yuko gusenga kwawe ntabwo kuzakubuza kugerageza no gukora ibyo ugomba gukora kugira ngo Imana bari ibyo guheramo umugisha, kandi bizanagufasha gusohoza neza inshingano ufite mu buzima bwawe bwa buri munsi. Gusenga kwiza icya kane, bizagutera ubutwari bwo kwiyakira. Kwiyakira, hari abantu bamwe batiyakira, ntiyakira aho avuka, ntiyakira amateka ye, ntiyakira uko ameze, ntiyakira uko yabayeho, ntiyiyakire. Ariko gusenga neza kugufasha kugira uwubawe usobanutse, ugaragara ukuri, uboneka ukuri, udakeneye ibintu witwikira ngo ube uwundi muntu, ahubwo ukaba wowe. Kandi iyo uri wowe, tekereza ko ari naho uba ufite icyerekezo cy'ubuzima gisobanutse. Iyo utari wo, iyo nta wowe ukurimo, yewe ndabura uko mbivuga, iyo nta wowe ukurimo ushobora kuba umuntu ujyanwa hirya no hino. Ariko gusenga kwiza kuzatuma uba umuntu ufite uko uhagaze mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi bizatuma uba umuntu udahindurwa n'ibihe. Kandi nudahindurwa n'ibihe, Imana ishobora kuzaguteza imbere. Niguteza imbere, uzaba wateye imbere uri wowe, uzaguma ube wowe. Hari abantu bamwe iyo mu gusenga kwabo Imana imaze kubumva kandi ikabasubiza, kubera yuko ubuzima bwabo batazi kwiyakira ngo bagire abo bababo, usanga ahinduye ubuzima, akavuga ati ibi nibi ntibikinkwiriye. Rimwe na rimwe akabona n'umugore atakimukwiriye, rimwe na rimwe akabona n'umugabo atakimukwiriye, rimwe na rimwe no kunywa ibidasindisha akabona bitakimukwiriye, akabona hari ibindi atanyoye, atakoze, akwiriye kugenderamo, akwiriye gukora, kuko mu gihe cya kera atigeze abikora. Ariko iyo usenga neza bigutera kwiyakira. Urarya ukiyakira, urasonza ukiyakira, uba ufite akazi ukiyakira, uba uri mu gashomeri ukiyakira, biba bimeze neza ukiyakira, uba urwaye ukiyakira, uba uri muzima ukiyakira. Gusenga bituma wiyakira mu buzima bwawe, ukemera intege nke zawe, ukemera ibyo udashoboye, ukemera kubyiga, ukemera guca bugufi, ukemera kutirarira. Hari igihe abantu basenga ariko bakanasenga basa nk'abakurikiye ibitangaza. Benshi mu bakurikiye ibitangaza birabagusha iyo bitabaye nk'uko babitekerezaga, iyo bitabaye nk'uko babyibwiraga, birabagusha. Ariko gusenga kwiza gutera umuntu kuba uwo ari we, kandi kwigirira icyizere, kandi hamwe n'ibyo ngibyo binanamutera kwiyemera ubwo, ariko akanemera n'abandi, kumenya ko afite agaciro, ariko akamenya ko n'abandi bafite agaciro mu maso y'Imana. Imana idufashe cyane. Mu buzima bwanjye numva gusenga kwarampaye kugira uwo mbawe, kandi nkumva uwo ndi we biranyuze. Sinirukanka, sinsiganwa, weya ntabwo ndi mu masiganwa. Numva ari jyewe, uwundi ibyo ashoboye bikomeye ni sawa, nanjye ibyo ashoboye byoroshye ni sawa. Ndiyakira mu ntege nke, ndiyakira mu byo nashoboye, ndiyakira mu byo ntatunganyije, ndiyakira mu byo ntagenjeje neza. Habaho n'igihe usanga abantu bamwe kubera kudasenga bakeneye kugaragaza yuko bakoze byinshi, muri za raporo bagatanga byinshi, cyangwa mu buzima bwabo bakabaho babeshya. Kubera iki? Babeshya kuko batizeye, kuko batiyemeye. Ariko iyo usenga neza bigutera kugira ubo wawe, ntibikenera kugira ibyo witwikira ngo ukunde wenda ube uwundi muntu. Imana idufashe cyane. Icya gatanu, narimvuze ko ari ibimenyetso bigaragaza yuko usenga neza. Ikimenyetso cya gatanu, kandi nicyo nsorezaho, ndibwira yuko habasha kuboneka ibimenyetso byinshi. Ndagira ngo mvuge yuko ikimenyetso cya gatanu gishobora kugaragaza yuko amasengesho yawe ari meza, nuko ayo masengesho agenda gufasha guhinduka icyaremwe gishya. Ukasenga amasengesho atuma uva mu bwiza ukajya mu bundi, ugasenga amasengesho atuma wumva nawe ubwawe ugenda utera imbere mu buryo bw'umwuka.
nicyo amasengesho amara. Niba amasengesho umuntu asenga ntahinduke, bavandimwe, igituma nsindagira cyane kugusenga kandi kugusenga neza nuko nabanye n'abantu basenga, nabonye abantu basenga mu buryo butandukanye. Yewe kwaba ari ukuvuga mu ndimi, abavuga mu ndimi narababonye, abasenga berekeye icyerekezo runaka bati nicyo cyiza, abasenga bavuga bati iyo tutari mu mazi ntidufashwa, abasenga bati iyo tutari ku misozi ntabwo bigenda neza. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko gusenga kwiza nabonye nuko ufite ibimenyetso, nuko ufite no kugenda umuntu ahinduka icyaremwe gishya. Hari igihe kimwe twari ahantu dusenga, umuntu umwe arasenga rwose arafashwa, mbariko mbyita, kandi ananavuga mu ndimi, aravuga mu ndimi rwose, avuga mu ndimi. Hanyuma akirimo avuga mu ndimi, umusaza wari muri twebwe mukuru aramubwira ati reka 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 reka, banza ugende utunganya ibinini, banza ugende utunganya ibinini. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko gusenga kwe ni ugusenga gusa, ariko ntabwo bijya bikora ku mutima we, ntibijya bikora ku bwenge bwe, ntibijya bikora ku marangamutima ye, ntibijya bikora ku myifatire ye, ntibijya bikora ku mico ye, ntibijya bikora ku myitwarire ye. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko amasengesho meza azagufasha kugenda uhinduka ikiremwa gishya. Gusenga kwacu niko kuzatwambika igikundiro, niko kuzatwambika ubwiza mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Ariko ni kugenda gukora ku mico yacu, gukora ku ngeso zacu, gukora ku myifatire yacu, kugira ngo duhinduke bashya rwose mu mwuka. Kuko Imana ishaka yuko nkuko twabisomye abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri. Mu kuri rero sahandi ni ugusenga ubwawe, ariko ukanakora ibyo ugomba kugira gute gukora. Ntubutegeka Imana ibyo ikora, ahubwo hamwe no gusenga ugakora ibyo ugomba gukora. Imana nishimwe. Ndabashimira yuko mwanteze amatwi, ndabashimira yuko mwanyumvise, kandi abasenga mwese muzajye mwigenzura murebe yuko amasengesho yanyu ahura n'ibikorwa n'ubuzima bwanyu. Imana dusenga irera. Ese wowe uharanira kuba umeze ute mu buzima bwawe? Imana dusenga iratunganye. Ijuru duhamagara ni iryera, kandi tuzaribamo ari iryera. Nimureke rero natwe ubwo Imana dusenga ari yera, natwe tubabera mu ngeso zacu. Niko ahandi Petero yavuze, ubwo yaduhamagaye ari yera, natwe tubabera mu ngeso zacu. Ubwo iyo dusenga ari Imana itunganye, natwe duharanire rwose kubaho ubuzima butunganiye Imana. Imana ibaho umugisha ku bwayo ngayo, kandi uzajye wigenzura buri munsi urebe yuko amasengesho yawe ahuye n'uko ugaragara, ahuye n'uko abantu bakubona, kugira ngo batakubonana cyangwa batakumvana amasengesho menshi, ariko bakakubona ibikorwa binyuranye n'iby'Imana yakagombye kubigushakaho cyangwa igutegerejeho. Imana ibaho umugisha. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusenge dusoza, kandi nkwifuriza kuba usenga neza, ufite amasengesho meza, kandi uhindurwa nayo, ukaba icyitegererezo mu bantu. Yesu adufashe. Mu izina rya Yesu ndagushimira Mwami, abumvise ijambo ryawe ndagusabye kugira ngo abaryizeye bakiyemeza guhindurwa naryo, imbaraga z'umwuka wera zibasange, imbaraga z'umwuka wera zibagenderere, kandi uhereye none basenge amasengesho atuma bagirana ubusabane nawe, bagakora ibyo Imana ishaka, kandi bakayigaragaza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Niko nsabye, niko nsenze, mu izina rya Yesu Umwami n'Umukiza wacu. Amen.